uretse aragerayo mufate neza yego zamuka yagiye zamuka hariya haruguru ujye kutumanura ziriya nkwi aho niho heza se cyangwa hariya nzovu reba hariya ahangaha niho hari ibiti bigiye bisobekeranye ahangaha niho wafata niho heza nyura hano kwiki nanyure kwiki aho ngaho nyura aho ngaho oya genda ufata ku biti uryamye byamufate kuri uruti kwiri shami nago wuri fata kwiri shami iri ituyifatu rifaturi ryameho mura nakadushaka kwikora ka content twibutsa ku mapashaga inguki rifata oya twenda gutkoya zamuka fata kwiryo shamu zamuke ripfumbate twagiye ripfumbate oya ntago yandura zamuka genda ndimo kunyera inkweto manje oya komeza ugende wagiye fata kw'icyo giti sa nk'ugipfumbata gipfumbate guteza umupira wanjye urayitupfa manje fata kamera gutya musunika nkandagira twagiye oya ndagufasha oya fataho ntabwo wahanuka ndafata he uretse oya mana hafi sa nk'uhagarara nyine ufate kw'iri shami iri ngiyi ndarifata he yagiye atarivunika manje ntabwo rivunika iki giti kirakomeye gikomera gute se kirakomeye icyo giti ryamuse nk'ufata umupira nucika ndagugura ryama so umupira ugura ngahe ku buryo ntaguha umupira mwiza ngwino uzamuka umutera ingabo mu bitugu wewe reba none nambaye inkweto nshobora kunyerera yego genda ntabwo ndenga aho ngaho reba runo ntabwo washikiye oya harashitse naho gezana akimubita mu mutwe harimo n'inkwi ku mugani wawe ndafite akimubita mu mutwe ariko oya ntago akigukubita ntari kukureba se tambika hariya haruguru ntabwo ndi burenga hano si ufite ubwoba bw'iki mbabarira ngaho dutahiriza mbabarira kera waratahije nuko mwajyaga mutashya bwira abadukurikiye nyine bakumve niyo ni gutya twatashyaga cyangwa muri za 70 na kangahe ugacyura inkwi ziteka nk'ibishyimbo vuga cyane ntabwo bari kukumva ibishyimbo bigashya n'imyumbati amaye nkazi ko harimo inkwi nyinshi cy'impereza wari va mu nzu va ku ibishyimbo bitashya murashaka iki ngaho icara hirya aho ngaho tuganiriza garuka hirya aho ndabona ariho heza aho hirya hariya hirya ufashe icara hariya oya kirakomeye no kuri imyenda yanjye ukuntu byica imyenda ngo ntago ipantaro nzi ko nzayambara nijoro nayambaye uyu munsi icara aho ngaho nyine tuvugane gatoya
utubwire amateka y'ukuntu mwajyaga mujya gutashya. umva ne kera twajya dutashya inkwi ukazishyira mu mashyiga ugateka imyumbati ugateka icara aho ngaho. nicaye ubwo ntabwo ndenga hano. Nyine icara ntabwo ugenda, wowe icara, reba ukuntu wicara neza. nicaye umutwe ushyira inyuma, ubona gute se? inyuma nyine ufatira imbere umere nk'uwicaye neza. Gutyo. Oya garuka inyuma, inyuma hariya. ibi biti ushobora gufatanya mugakigata kivunika kuganira. Ntabwo wakicara wegamye ku icyo kinuza, icyo nyine aho ngaho. Umutwe ujyana inyuma. Gutyo. Ngaho icara neza. Ariko gusaza ni mu mutwe rega. imyenda njya kuzikora hisi he? Imyenda turagura isabune bayimese ntugire ikibazo. bayimese se bayimese njye. Gusaza ni mu mutwe. Telefone yawe irimo amayinite nkubwira Kamananga arimo arampamagara. Mumumpamagariye. Kamananga ntabwo yansaba mu kiki. Oya ntabwo arajya mu rugo. Arajya mu rugo. Andika 07 kanze ndebe. Watangiye kwandika? 07 umunani. Oya reka ndebe nimero. Kamananga. Ubwira abantu amateka y'ukuntu wajya ujya gutashya. 0788. Sinabikubwira gase. Wayanditse? 55 8 gatandatu 8 gatandatu 8 rimwe. Muhamagare. Mubwire ngo iki? Arimo arampamagara kandi ndi mu kiganiro. Nyine muhamagara umubwire uti parika mu rugo uduhe umumotari tumwishyure. Nizere ko wicaye neza ariko. None compose. Ongera uyihamagara riri kumpamagara. Mama uyu muntu uramuzi uri hejuru? Bamwita nde? Si ubwa mbere ubonye umuntu nk'uyu nguyu yuriye w'imyaka? cyane. Twashaka kureba ese koko Nzovuka tubwira ngo afite imyaka 52. Mu myaka 52 ntago yakurira igiti. Ari kuyikupa. Reka mwitabire kuri. Yes, nkuko mubibona Nzovu akaba yuriye igiti, yaje kutwereka ukuntu kera batashyaga. Hari inkwi atahije, izi nkwi muzijyane mama, sibyo? Tubatahiriza n'izindi? Oya. Neza bakiri bacana Ntabwo ducana. Nakaganiro turi gukora umusaza. Twari tuzi ko ari ku muhanda wihanga. Ariko hari uwo twari turi kumwe hano, ntago ari wowe. Ntago ari wari uhagaze hano Nzovu. Uzi ubwoba yari afite. Nyine komeza bwira abadukurikiye. Nyine cya twatashyaga inkwi. Byose byo kwicege narakabebe ariko naruriraga nkatashya inkwi. Ongera ijwi. Ukaba wazitekesha ibishyimbo mu nkone za Kinyarwanda, ugateka ibijumba, ugateka imyumbati. Unzi kera aranzura mugabo nabaga ku mazamiliterapi. Ku mazamiliterapi wakoraga iki? Nakoraga akazi ko mu rugo. Ni byose? Ese ugikora akazi ko mu rugo ntago wajyaga wurira ngo ujye gutashya? Nze mu mujyi wa Kigali wakurira abantu ko bacanaga ku makwiziniyeri, ku mbabura. Nze mu mujyi wa Kigali bakoresha imiko. Okay, reka mu maresto. Impamvu nyamukuru yatumye nkuriza hano ngo ndebe ko wurira.
ni muri Bibiliya bavuga ngo Zakayo yaruriye ashaka kureba iki? ashaka kureba Yesu. Byagenze bite? Ukuri wumva Zakayo yari umuntu mugufiya. Vuga cyane. Zakayo yari umuntu mugufiya. Abarebare bamukingirije ntiyabonaga umwami Yesu. Yurira igiti abona kubona Yesu. Yesu aza kumubona Zakayo yuriye igiti. Yesu amubwira ati Zakayo ururuka uyu munsi ndarari wawe. Ni Yesu cyangwa ni Imana? Ni Yesu. Ariwe Yesu Kristo. Aramwiyereka. Ko bavuga ngo icyo gihe ngo imirabyo ngo n'inkuba ngo byarakubise ngagira ubwoba ngo aravuga ngo nakubonye ngaramanuka. No kubeshye bye n'ababeshye. Zakayo yari umukoresha w'ikoro. Ambwitiye umunsi ndarari wanjye. Zakayo reba ukuntu umwana w'Imana agiye gukorera kwa Zakayo. Biramushimisha cyane. Kandi uyu munsi urakijijwe nabubere n'imyenda. Ubu baguhaye miliyoni ngo usimbuke ugwe hasi wasimbuka. Miliyoni ujya kuvunika ugasanga wifuje ku miliyoni magana angahe kunika ndwana n'amafaranga y'igihugu. Amafaranga ntabwo arutubuze. Iyo uri muzima urayakorera. Ase wavunitse iyo miliyoni yawe. Ubu se wagwa mu ntombe hariya hasi ukavunika? Abyihorera. Ngwino nanjye ugera ngo nk'urugero. Urama ngahe? Ubwo ni nka bya bindi abantu babwiye Yesu ngo kuri umwana w'Imana ngo ibijugunye ngo hariya Yesu aravuga ati kirazira kugerageza Uwiteka. Ngo nanjye waba urimo kungerageza rero. Abagore ubatahirije inkwi nta kutagiza. Ubizi inkwi zirahisha inkono se mama? Zirahisha nk'iki? Zahisha kavanyi. Umuceri n'imboga se? Umuceri wonyine buriya ziriya nkwi zingahe zawuhisha? None inkwi iyo zumye ziba zaka nka gaze. Nese umuntu umuceri kuri gaze umara n'atingana. Ubwo ni ukuvuga ngo izihisha umuceri urazibonye inuza ibishyimbo byo urabiteka ku makara. Nzovu muziho iki? Nyine ni igiki umuziho cyatumye umumenya? Wavuga uti afite umwihariko ku iki kintu? Kubomora? None se ko wari ubisize? Kubomora? Nabisize n'ibyo kubomora. Mubaza ikibazo ushaka kumubaza nta kibazo. Nese akazi katagira inyungu ubu nuri iki giti nta nyungu gifite. Arikasha. Mu gitondo uvuga ati nturire ibiti bya CH. Iki giti ni cya CH kazi. Yamoroge. Satani. Ya Yesu. Uri kuvuga inkuru zaza karimaho. Sister bite? Nzovu ngo yagukunze wamubomoza? Nzovu agubwiye ati ndaguha ibihumbi 50 ijoro rimwe. Sara ubwo yigurisha. Ijana wayafata? Nase urigurisha. Oya ntago ari ukwigurisha reka tubibare mu iyo sanze. Rata ni nkangahe? Ijana ni make? Angahe magana iryitanu cyakora. Miliyoni ebyiri ikibanza nawe ngiye kugura. Miliyoni Imana yaguhereye ubuntu ugiye kugusha miliyoni ebyiri. Ariko ni inkwano ngatanga ugira umugore. Keretse ngarizo kugukwa. Miliyoni ebyiri harimo akabanza. Ariko uriya mwana afite nyashi. Ndarenga. Miliyoni ebyiri waba ugiye kugura iki? Ubundi hari umukobwa wakwa miliyoni ebyiri Nzovu tuvugisha ukuri utabeshye. Uyu mukobwa wazimukwa. Kuko umukwa miliyoni ebyiri bakakurongoranya mwimwe. Kumbi bahita baguhamo imwe. Erega ya miliyoni bumuhaye nawe hari ibintu azagura azaza ni wawe. Batayiguhaye. Aya barayigura. Araho wajya kurega se? Uyu muco wa Kinyarwanda barakurongoranya.
baguha envelope nanone irimo amafaranga. ngo ebyiri iwanyu muzamurongoranyamo imwe nyine ngo mumurongoranyamo miliyoni imwe niba akwaye inka ebyiri mumuha indongoranyo y'inka imwe. ntabwo byavamo nzovu ngo nta kibazo shaka nguramo akanomero kawe. sawa reka tumanuka zumuhe nimero. Nzovu rero ndumva twakimanukira tukikomereza gahunda zacu. Abantu babibonye ko imyaka 40 ingaho ufite gusaza ni mu mutwe. Gusaza ni mu mutwe urumva afite nta mugore ngira. None se uwo wicaye urabona ari iki? Ate baragushuka. Reka tumanuke mana. Reka tumanuke dukomeze izindi gahunda. Ahantu noneho ndahamanuka nte na kamera. Uretse mbanze manuke. Goya utangwira. Utangwira uretse mbanze manuke. Nawe ngo nawe uri rusimbuka. Nzova katinya gupfa. Gupfa se byishe. Nzovu wasimbutse. Oye kuno yuri yamye. Ane mukavuga gutya. Yano ipfa ya CHK indi mukazi. Sabwo turasubira. Ngaho manuka tugende. Manuka tugende. Komera meri. Uramwemera? Nanjye ndakwemera. Ariko ngo mubomoze. Usanze amanuka. Oya murekeye imanure niwe wiyurisha. Mumumanure. Natashaka kumanuka turamusiga amaha. Simbuka cyara wahasemba kute. Kasimbuka. Simbuka. Horomoka. Ariko imyenda yanyishamu. Afite ubwoba. Yego nzo. Ubwoba cyane. Abagira ngo cyoshe kuri. Ifime turimo. Umutazi icyuya cyabize. Dore imyenda yanjye ukuntu Mukungute mama mukungute. Reka bagukungute hagara. Ni shokora nta. Ase mutabeshye murani imyenda yanduye kari kutubeshye. Mwanagura imbere. Ubu nazasohoka muri filime. Uyu ni umusitari rega. Ukibona ni hazima. Ako uribo. Wanagura na ku kibuga n'amaguru. None se kutamusigiye na 500 yiwe. Amafaranga afite. Utagira se envelope ziri. One angira ifite. Muhanagure neza nyine. Zao. Utansigiye samani. Nta mafaranga afite. Nta na 500 dufite. Nta mafaranga afite. Waba utayafite ariko ukaba wambaye iyo supuresi z'amafaranga. Iguranga. Hari amafaranga 500 ari mfite sinzi hano yagiye. Ukaba nyiguririra. Nayo ndi kubona ngayi. Zavo we. Ndamukuriremo 500. Wabanye ko bagiye kunyera amafaranga. Ego niwe mukozi. Aya mafaranga yanjye ko muri kuyagurutsa mwana. Aya mafaranga yose kwagurutsa. Kuramo iyo note ya 500. Kwagurutsa nsa. Zavo. Akoze rero. Sawa nawe wakoze. Bye. Zagaruke na. Tuzagaruka. Hari imirima y'abagariya. Nyabugogo. Nyabugogo
Hari ishyamba ry'abanyururu. Misagara. N'abanyururu bahingamo ibisheke. N'imyumbati N'ibigori. Yego. Eh. Ibijumba niho mwabihingaga hariya cyane. Nakundaga kujya kwiba ibisheke. Twafataga ibigurudumu tukajya tubicunga twatababye bakadukubita ariko. Twagenda hafi ya Nyabarongo. Tukajya twiba ibisheke by'abaturage. Tukaza tubifite ku rutugu. Mubuje ushaza kumbwira ko bahaba Imana yo kwa Mudaso basipoarura. Twarebye sha ibisheke. Nabakabe. Bose. Nakagabo kwa Mudaso muraziranye. Nano ko bari abana kwa njye. Kabumene wo mugasikya tumwe wari uzikoga ikijyaruguru. Wazi koga cyane. Nyabarongo. Kabumene. Hari igiti abantu bambutyaga kuri Nyabarongo. Twajyagaraga hejuru ukakiva ukikwita muri Nyabarongo muri Nyabugogo. Ubwo ni hajya hari amazi bita igikono. Yamaza kuzirika. Mu gikono. Mu gikono. Savura abeshya nako ufite imyaka 50. Nanjye mbeshya abanyarwanda yuko mfite imyaka 48 kandi nanjye njya numva ari nka senkanite. Ubwo si nka 60 koko. Oya. 50 nibe. 50 nibe rayete. Mwese umukobwa wo muri diaspora uje gushaka. Ese no diaspora. Cyangwa ndi bo wambonye. Oya mbeshya. Sabuze wambonye. Mbeshya ngo mu diaspora. None se mu diaspora afite imyaka ingana? Afite 30. Nshinga. Imera akatama. Nshinga. Wewe bitandatu. Umurakamanaga ntiyaguteta afite umugore batandukanye. Ibiki. Ntabwo tuzasubirana. Umugore. Mama Lydia. Tuzasubirana gete. Eze nzovu Lydia murayirukana. Mukobwa wanjye murayirukana. Uje duherukana. Aza kukura kwa muganga twaje kugusoma. Nubwo murayirukana. Mai. Lydia yigize nakibona. Nta kibona na nzovu. Abayigize nk'abanyenyanza. Yigize umutabonero. Urimo kuducura. Wabonye pafu. Pafu. Pafu ni iki? Bavuze ko yikora umuceri kora mu mvange. Kandi reba umushatsi ari muto ejo bundi arazagire nk'ibiro nka 200. Yewe umugore abyibise Nakunda kurya inyama. Yewe tambivamo yabyibushye. Inyama njya kwa muganga barazimbujije. Rero ndi inyama zikunda kurusha n'abapfuye. Ziramfunga njyewe. Tureke gusa nk'imbuto. Ako do kujya imbuto. Nakandi nk'imbuto nibwo mba numva mfite umutekano. Kujya imbuto. Ejo ni haguruka biranize haguruka ujye kuzaka agacupa kawe. Haguruka. Biranize ushaka. Ubwo nawe arakubeshye urasanga asa ikintu kikiri wanga. Ujya wumva iby'umugabo. Arakubeshye ngo haguruka ari ikintu urusanga hanga. Aha. Yabicura. Je kwabanje kuyigotome. Ayo. Cyakoze ibyo byabaye tubi bizatwica kabisa. Banza kwicwa n'inzoga. Size kamano. Akaba tubibaza. Iyo tubiramutse ihagaze igahagaze ibyo ndi matabyemera. Bamwe twababajura twasura kumwe tukiba. Abatwarwara nabo gahakintu ureze njye nasubira mu kazi ko mu rugo. Bakojya nkibera rwese amadobo. Hajya gufata umwana gutese. Abasaza barateka nta muntu wagukoresha. Ugeze ukora mu harya umbwira amateka rya wakoze mu rugo rw'umuntu. Buri umuntu uteka ntago na 80 yateka icyambere uko aba. Bana gufuka yakwa akazi ko mu rugo ufite abana bane. Kubera iki? Wajya guhinga mu cyaro. Umuyiga se yahinga yo yabiri. Yahinga se amasambu dufite. Nta sambu se ufite. Arahinga se arafite imbaraga zo guhinga. Yakoze yitubi tuyibuse. Babo twakwicwa n'inzara mu mwana. Ambe nakamanaga ifite peme yakongera gasamo mu twatagisi. Ubwo natwatazi batina arwaye amaso ntareba imbere. Ndetse ndavuna na pere mufite. Yes. Na ni monani ya mutu. Shabyihorere wavuze n'igitogoto. Shanda panzi nawe yangu umugabo utajyana udatwara imodoka. Nyanga no kubona wigejeje. Shaya ka mwana waratwanze. Manibu waratwanze. Abayabandi me mwaratwanze twisigare kumvange inyama zo zisigaye zindi kilo n'inote y'umunani. Oya bikarata 300. Ubu tugiye kujya tubayimba twirira imvange n'imboga nyarwanda. Ngira ngo se inyama ziryo kusha imvange yacu. Imvange yacu ni iryoshye. Hano harimo ibitera imbaraga,
ibishyimbo byubaka umubiri wa mugani harimo n'imboga inyanya n'imboga ibirinda umubiri indwara hafi imvange yari iryoshesha namwe bari abantu barya amakoko yerera iminsi ine nkamwe yo kwa nuza ngese njya mbiryo birabiko kwa Majide Black ntabwo nakonje kurya amakoko we nayaka ziratora mwana kama izo kwa Majide Black buriya rero Majide Black mbabarira ngusabye imbabazi kuri Kabananga TV umuriro ziratora ye nari nzi ko burya ari za nkoko zimara iminsi 3 cyangwa zitera amagi iminsi 2 zira nkoko kumbe burya zitora muri rwa rutoki nabonye muri rwa rutoki Majide Black nsabye imbabazi rwose nari ndabonaga Nzovu yarabyibushye nkagira ngo wenda yarwaye nka bwaki ariko Majide Black kama nanga ngiye kumuzana aho byirebere neza aho utuye Rwamagana byirebere neza uyumvo zamuzana ake kuri iyo nkoko numve kutandukanye ni ya Hotel cyangwa ni no mu yandi mahoteli yarimutse yagiye ku isambu yaguze urusambu runini rufite hegitari 20 oyaza ubwenge sinzi n'abantu bajya bamumenyera sinzi akantu kari kamwe yayi kagapeti kamusuzugura na Majide Black amana ni umuntu ushobora kuba ati ngwino nkorere firigo akatsa imodoka akazakora firigo uri mageragere avuye hehe hego ko mana engineer ize kurongora bomora imipuri ako umuntu cyaba yari igihe cyose ni ngo akivuge neza ko umuntu yiga section zigeze muri zingahe nkahita nezi yo guteka ubusa nturi ibiryo biryoshye ariko Nzovu bwana Musitari twemera cyane aje gusura iwawe biravugwa yuko ushobora kuba wariyunze na Nyamabondo nibyo koko mwariyunze nta kibazo gihari ega Nyamabondo ngiye ntacyo twapfaga aho Nyamabondo ni umuntu ugira itiku mbona no kubibonaga ejo ndi yararwaye na yakamwana kwa Gisiraje avuga ukuntu ngo yakamwana ngo Vanessa Esprang amutije imyenda ngo arayiba arayiherana ntiyayitirura rero Nyamabondo ntukagire itiku ariko mba ngira ngo ni content ntashya riba ririmo imbere kuganira Nyamabondo agira abafite amatiku nushaka ntimukorana gusa wene Nyamabondo ngiye n'inshuti yanjye n'ejo twarakora ejo twagize gute ikintu ngiye muzo maze kumubabariramo nzajya mufataho nanjye namubabaye arategeka agira ngo nyine ibyo ategetse yaba ari byo ukurikiza ariko ngiye mbona nta bundi bugomba afite nanjye nta bugome mubaraho rwose ariko ni wa muntu uba ushaka guhangana n'umuntu ushaka kugusebya nimba waratandukanye n'umugore wawe abigira intambara amuguseserezeho ku marito bicano neva ubwo nawe azabyane ni inshuti yacu turamukunda twese turabavandimwe kuri iyi mihanda ya YouTube twahore tugira ngo dutere imbere twese ariko ndizera ko tuzagera tumuba hafi akagenda bireka ubwo rero akose muramuba hafi yamaze kugura ikibanza Rwamagana ngo ni umuntu ukundana na nyirabukwe anyina nyirabukwe ngo akamugaburira ubushize yagiyeyo bamukubita isake ariko mubwira umuntu ngo usangira na nyirabukwe icyo kintu kizira oya ntabwo kizira kamana ubu wajya aho washatse aho ndagukose gato iyo wakoze ubukwe ugakwa ukagira gute ntabwo kizira nyoko ukwe mugasangira ntabwo kizira kabisa nta kibazo kirika iyo wateruye utaratanze inkwano cyangwa utageze gute nibwo kizira ntiyarara n'iwawe ariko iyo wakoresheje ubukwe kumugaragara abantu bose babona nyirabukwe ashakuza ukamusasira ya mu cyumba kiwa karyana akarya mugasangira inda Nyamabondo agira ukuntu arya gira bintu akabikora imbere ariko njye Nyamabondo muravuga aranarya mu izina ry'Imana njyewe Nyamabondo ntagarya icyo musaba sinzi icyo ntabwo mwinigura ntagarya iki nakora kimera tusazi Nyamabondo ashaka kujya buri segonda nukuvuga ngo umuhaye ibyo kurya buri segonda mu minota 10 kumva ashaka kurya ariko Nyamabondo umuteretse n'inusu ubugari Imana mu juru ntabwo yayimara yarimo kunyanka nyine byo nkubwira nk'umugewe nanjye sinabimara ariko mwanya ushobora gute nure ko turi imvange ameze nk'imodoka iri guterera shoronge Disney cyangwa ntuza Atletico abarimo kuri ejo none harantu twagiye gukora afite 160 abarimo kuri ni munini cyane iyo azamutse akantu gato ka metero 2 arahagira so nukuvuga ngo nanjye nayimeze nka Nyamabondo ariko ndavuga ngo nananutse ngajya mbwira abantu ngo siganye utuboko nk'utw'inyamanza utuguru no ko ari tw'inyamanza abantu bari batavuga Imana yakugiriye neza kuko nanjye nigeze kubyibanje 110 kandi mfite uburebure bugufiya ntwaye imodoka ijoshi rirakebana none ndi mu muhanda hagati ndi gukata nayo mfite kayinati ya 60 hari mu 2002 none ngira umuntu nyamara byakometse muze wavuye mu nzira byakomeye ngire mu bwinde mu amare araza afata ijosi arakebanura rigaruka gutya
mbona kuba umuntu ndongera ndakata ariko icyo gihe twaryaga akabenzi ka buri munsi aho bita kwa nama ni inyama z'ingurube z'inyama yakoresha ku Muhima none turagera turabyibuha cyane uzi ko umuntu yanyewe nkuko bakibura gutya ako kwa Bucyana wakariye ku Gitega kwa Bucyana shaka habaga akabenzi Bucyana rero twatangiye nge na Samusure na Kanyombya na Senderi urabizi ko mwarakariye Bucyana kanya bati turarya kumutse cyangwa karekuye nuzi Bucyana si inshuti yanjye yarasuye no ku bitaro ntabwo yahageze direct ariko yanyoje ubufasha wega Bucyana inshuti yanjye pe naramusuye nanjye Nyamata hatuye ariko ndakubwiye ngo ibiryo birabyibuhisha simba beshye ariko Nyamabondo nta n'amarushanwa yajyamo muzareka dukora amarushanwa njye na Nzovu na Yaka na Fisi na Nyamabondo nanjye dukora amarushanwa buri muntu bamwe wenda Fisi we yadutsinda ngiye byo ntabwo nashobora uzi icyo tuzakora buri muntu bazamuha inusu y'ubugari n'inyama wenda akarobo k'inyama ubwo nuva ni inyama 6 n'ibishyimbo n'utuboga badutegera iminota runaka baba tubugari mujye kuburya iminota 20 cyangwa 15 nubona Nyamabondo abo mazu uzangaye ntago arya babahaye amarushanwa y'imipuri kwabo bantu muzanye ninde watsinda undi nawe urabizi reka twumve kamananga ubushishozi ibigwi byanjye n'ibyivugira neza ibigwi byanjye n'ibyivugira manu ku bagore batatu abana 12 ku nshuro 3600 aho baba bari abana bariya bose bahita bahinduka utwana Nzovu afitemo uburambe umuntu wapfa kunyinga Nzovu nawe niba ari tazari ni Nzovu agakurikiraho wenda nuza Nyamabondo nawe yagerageza ariko yakayaza ari nk'umwana buriya ndasura yabigisha inda naga ari irongora sane ntukajye mu magari kandi inda naga ari irongora harongora ibitekerezo mayindi ni irongora ntabwo arongora inda ubuze kujya urongorwa na Nzovu uje kujya urongorwa n'inda ari inda afite se none se nyine bavandimwe rero abadukurikiye ku macano yacu irimo Kabananga TV no bita Vanessa Inspire umuvandimwe wacu dukunda ibitekerezo turi abagabo bitekerezo ntabwo tuzongera gukora the mistake ngo twatanze ibiganiro twanyweye so nubwo mbona kano gacupa ngambya nkemera iyo ndi mu rugo nari kubitere ubu naje gusura umugabo bita Nzovu yanyereka umugore we mushya ngwino babica ibyo byihorere wambaye mikoro ubwo rero no kuvuga ngo rero bavandimwe kubanywa kano gacupa ntacyo bitwaye bagiye kwambaye mikoro ariko turasuhuza Vanessa Inspire my sisters turasuhuza abandi bari tubi bose turasuhuza n'abareo bose aho bari mu abareo bose turasuhuza ito office ito mupenzi arakantu wemereye Nzovu harya mwaravuganye na ito nziza akantu yatwemereye turi kumwe nawe mu kiganiro turi kuri Oxygen TV ndakeka yari akakwemereye ariko agiye kuza mu kwezi kwa 12 turasuza Karekezi we firamuzi coach ukomeye cyane yatoze se njye muheruka kera muri aperi aza gutoza Rayon Sport dutsinda Gisenyi aperi izi Nyamatara ze coaches ari ubu Karekezi ni watoza ni watoza gakiye basi Nyamatara twagiye gukina match Gisenyi ari kumwe na Katawuti dusubije twongere duhiruko idashira umuvandimwe wacu Katawuti menya kuri iyo match na nyuma ni naho ese Katawuti niko yaramungirije ni nabwo yitabye Imana yego ubwo rero turasuza abanyamupira barimo Jimmy Gatete ngira ngo uramuyibuka mu ikipe muri Amerika Nzovu mikoro iri kwaka ariko iri kwaka dusuze ba Jimmy Mulisa ave wikoraho ba Jimmy Mulisa tubasuhuze dusuze abavandimwe ba perezida b'amakipe ba Haji Mudaheranwa dusuze ba perezida Kinisi dusuze ba Tade dusuze ba Muvunyi dusuze abanyamupira ba Fabrice Bafa umupira ntago ari intambara tugomba gukora dusuze na Budara Murenzi meya Budara we n'ubihe byose dusuze abasore ko mudasuza aba YouTube YouTube kana abasuje aba YouTube bose betse ko aba YouTube bameze nk'abakomisiyoneri umukomisiyoneri yo mukoranye akazi ka miliyoni mwati tujye kurya ifi kwa Kirura mushyiraho ifi nono mwamara kuirya ukumva abantu bari kumuhamagara ngo sheri nsanga Kimisagara sheri nsanga Gasyata nono gashiduka agusize kwa Kirura na kakanu mari guteranya atakasizeho aba ngo sheri ngo aramamaga ngiye kumuramba Gasyata nese shako twakoreye ngana tukatuye fagitire 100 wakoresha amafaranga 50
agahita akubwira ngo mani imvi rwarize mani ngo niwe ngo wamaye akazi. Ya mpano nawe turagusuje dore ufungishije abantu 6 bose kubera ibintu wakushyize hanze. Ya mpano ikosa yakoze ikigaragaza yuko ya mpano ashobora kuba wari mu makosa ntago waba uri mu makosa ngo uhunge. Ubu tuvugana ari mu Bubiligi yaragiye bigaragare ko ari we nyiri cyaha. Abari abantu bafunzwe turasaba ubutabera bafungwe ko nawe bagiye kumutamu bari mu Bubiligi. Turasaba ubutabera bushishoze. Ya mpano ni wakoze video ko bataramaze igihe hitinga sora indirimbo arayihitinga kugira ngo ayishyire video hanze abeshyira abantu ko aribo bamurebeye muri telefone bakajya muri VIP privé yiwe ariko ko yahunze icyaha cyaramuhamye. Nibafungure bari abana bari kureka. Umugore wese ntibafungure barabana. Oya bariya ntago babafungura kuko icyo bakurikiranwe gitandukanye n'icyo ya mpano yakoze. Ni ukuvuga ngo reka mbibasobanure neza mu byumve mutaza gukora amakosa muri iki kiganiro. Abantu 6 bafunze harimo Jihad no bita Okimu no bita Pazo nabande barimo barazira gukwirakwiza video ya mpano wafashe. Oya ya mpano bari bavuga ko atari we wayisohoye ariko niwe wayifashe. Niwe nkozi y'ibibi ya mbere n'iryo shyano rya mbere ririho. Kuko yafashe video akora ibintu bidakorwa mu mateka. Abandi nabo barakwirakwiza bo bari kuzira icyaha cyo gukwirakwiza ibintu bitemewe. Ariko byo kitamurangira bivuzeho ari uwashyize video ahagaragara ari n'uwayikwirakwishe bose bahanwa icyaha kimwe. Naho rero none rero mu Bubiligi sikuri tuzamufatirayo. Muzamufatirayo we nande ariko si Ububiligi ko tutumvikana nabwo yahungiye ahantu tutajya ariko ari yesha zibeshya. Ese mugira mu oya kamana hari ibyaha bavuga ngo bidasaza n'ibisaza. Ndumva kiriya cyaha cya ya mpano ntago apfa kugikurikirana umuntu kandi kirasaza cyangwa kiriya ibundi bavuga ibyaha bidasaza. Icyaha cya jenoside nubwo cyamara imyaka ingana ite baragukurikirana bakagukurikirana. Icyaha cyo gufata umwana ku ngufu viol cyaha n'igisaza. Nubwo wa mwana waba waramuhemukiye afite imyaka 3 nyuma mu myaka 30 kagaruka mu Rwanda bashaka kugufunga. Hari ibyaha bisaza n'ibidasaza. Jihad ariko mu musabire byibura zavemo. Ahubwo nimba Jihad ari wowe wabikoze. Jihad yateye umwako na Gasuko yaye gutuka Gasuko aramubwira ati wa mwana we nuko nyifuriza gufungwa muri ribu atariko niwe uzajyayo mbere yanjye. Jihad se Jihad ngajya gahangana na Gasuko muterura mukeka mujye mu nzu imvura iraguye. Twaye tunasoje kano kaganiro.